Imbera ibyuwa mfiriye wankunze mfite ibyaha narararutse wambonye miki Kristo ayi kaza mwisu kamfira ayi wambonye miki Kristo lelebo enemonia kaza mwisu kamfira aye wambonye mwike Kristo we talala bonemon kaza mwisu kamfira aye wambonye mwike Kristo we kaza mwisu kamfira we aye wambonye mwike Kristo ya kaza mwisu kamfira kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Muri Yohana 3:16 mu butumwa bwiza niko hatubwiye ayi urwo ni urukundo rwatumye ukunda batagukunda, rwatumye usiga icyubahiro, rwatumye usiga ubwiza, rwatumye usiga ubumana. Ayi ni kwa kundi ujya uta intama 99 ukajya gushaka imwe yazimiye lotato peketabone wilele sitovoliyamo. Urwo ni urukundo. Urukundo rugera ku ndaya rukayisanga mu buraya rukayibwira ati kamuhiya. Urukundo rugera ku basinzi, rugera ku batinganyi, rugera ku bicanyi, ku nkozi z'ibibi, ku bajura sitapokatabo rukababwira ati kamuhiya zelele vole bonemo. Ariko urukundo rwawe rugenda rugere ku isi yose rukuzanira iminyago, rukuzanira abatari bakumenya, rukuzanira abatari bakizwa, abari bakijijwe bakagwa. Urukundo enetopekataboliamo rwawe turarutumye ngo rubakuzanire n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Tugushimiye zenene kotabonemo kugiye kubana natwe muri iki kiganiro byerekeresha umwuka wera n'imirimo n'ibimenyetso kikuzanira iminyago. Shimwe kugiye kubana natwe Kristo ene kotabo bitavuga Imana byose tok daimoni mu izina rya Yesu tavo ene staketa. Tugushimiye kutangiranye natwe uri busuzanye natwe Kristo mu izina rya Yesu, amen. Abantu bari muri Australia ndabasuhuje, ndabizi hari abakunzi bacu abari muri Aziya, abari muri Europe, abari muri Amerika, abari muri Afrika, aho ureherereye hose duhoberane guhoberana kwera. Ndabasuhuje mwese, amahoro y'Imana mubane. Mazina Imana ya Karamadeon, ndi umugabo ndubatse nsengera mu itorero rya ADPR, ndi umuvuga butumwa. Ikindi nyobora groupe abanyamwuka abanyamasengesho baherereye mu bihugu bitandukanye ku isi yose. Tugira urubuga rwa WhatsApp abaho ibihe byiza byo gusenga. Buri wese tumuha ikaze ubishaka. Uranyandikira kuri nomero yanjye 0788414994. Sibyo ra abatari bakora subscribe cyangwa sabone muyikore hano kuri Elayo TV. Mu gihe dushizeho ibiganiro ujye tubibona. Katwihute tugiye kuganira ku nzozi Imana ikwereka zikwereka yuko ugiye kuba umuntu w'umukire. Abyumvishe mbese inzozi Imana ikwereka zerekana yuko igiye kukugira umukire, kurota zahabu bivuga iki? Cyangwa ukumva ijwi rikukubwira ati nzakugira neza. Inzozi ndazikunda. Uzi yuko Imana ikubwiye ati uzacuruza, ikwereka naho uzacururiza. Niba ari Mateus, niba uzakora imodoka muri China, niba uzazikwe ayiwe. Uzi Imana ikubwiye mu nzozi ni impano itavangirwa. Abahanuzi bo hari igihe naye ndahanura, hari igihe uhanura ukumva ijwi riri kukubwira ati mubwire ati nzamugira neza, ati nzamuha ibi, ariko utabibona mu nzozi. Rero ayi de topesta kotanda fashijwe de mu nzozi. Niba ari umugore
uramubona uko asa niba ukunda inzobe niba ari inzu ukabona aho iri aho iteretse, niba iri mu Budage, niba iri he urayibona, niba ari akazi ukabona abo mukorana, buri kimwe cyose urakibona uko kiri. Abantu badafite hano y'inzozi cyangwa bari bayifite Satani akabiba batakirota, barota inzozi zipfuye z'ubusambanyi eleto pesta ketabo. Mumamagare nimero yanjye nayishizeho, namwe mbasengere Imana bagarurire inzozi n'amayereko. Amen, 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 amen. Nibyo. Ikindi kintu dukora, dutekera ubukwe, dukora na keke za anniversaire n'iz'ubukwe. Hari n'abantu ngiye nize ibintu byo guteka muri secondaire na université, nagiye nkora mu mahoteli atandukanye. Abantu nabo baba bifuza ngo tubigishe guteka, turabigisha haba online haba no kuza tukabigisha cyangwa tukabasanga aho muri. Imana ibaho umugisha rero. Ako niko kazi nkora mu buzima busanzwe. Ubundi nkaba mvuga Imana no gusengera abantu n'inzozi byose. Iyo n'ubuhanuzi bwaje, ariko ntabwo bivuga ngo mpamagare ngo ndebereyo, ntabwo ndi umupfumu. Iyo bije ndabivuga, ariko ntabyo ndanagusengera. Izo mpano zose Imana yatugiriye neza, twasengeye abantu Imana ibaha abana, twasengeye abantu Imana ibirukanamo imyuka mibi, harabusengere abadayimoni bagasohoka. Imana itanga akazi, Imana itanga urubyaro, Imana yubaka. Nashingiye abana benshi bari mu bihugu bitandukanye. Izo zose ni imbaraga zo gusenga. Katwihute rero kurota. Rero zahabu bivuga iki? Uyicukura, uyitora, bayiguha. Imana biri kukubwira yuko igiye kuguha ibintu by'agaciro, tastoketabo, ariko mu butunzi, iby'ubutunzi. Salomo, umwami witwa Salomo yarafite zahabu, ngo nta muntu wamurushaga zahabu no mu babayeho kugeza na n'ubumenya, nta muntu waba umutunzi nkawe. Hari igihe rero Imana inakwereka ibyo izagukorera, ukabona wenda uzacururiza aha, uzakora ibi, uzajya mu bihugu bitandukanye. Ibyo nabyo ujye ubyizera, Imana biri kukwereka ko igiye kukugira umuntu w'umukire. Hari n'abarota, hari abarota ukabona uri kumwe n'abantu bakomeye. Ibyo narabisobanuye. Nyine bizakugira umuntu ukomeye nawe mu rwego rwo hejuru nkuko bameze. Hari wari ukumbwira ati ngo ngiye narose ngo nkunda kurota ndi kumwe na Israel mbonye. Aroroshye se? Nawe izakugira nkawe, nako izakwicazanya nkawe. Ntabwo bivuze ngo uririmbe, ariko reba Imana yamuhaye icyubahiro n'amafaranga byose, biri kukwereka ko izakugira umuntu ukomeye. Eletopeketabonemonia nibyo Imana ibikubwira. Abantu barota izo nzozi rero, zahabu ni ibintu byiza. Hari abarota bari gutoragura amafaranga cyangwa Imana ibaha amafaranga. Ibyo byose Imana igiye kukugira umuntu w'umukire. Kristo watugirira neza natwe bikemera, waduha amazu, waduha amamodoka, watugira abakire, abashoramari. Ibyo topestavo cyo kiganiro gerekereshe imbaraga n'ibimenyetso. Abantu batari bakizwa Mana baze kuri wowe mu izina rya Kristo Yesu. Amen.